icyo nababwira mwabagore mwe reka ari twebwe tumenye ubwenge kuko abagabo nubwo mpora mbavugaho buri gihe abagabo nta kosa hanini baba bafite niko umugabo azaza avuge nk'ikintu reka ndi kwivugaho namwe mbabwira mwaba mama mwe araje aravuze muduhiriye mu gutwi turavuze niko uzamubwira ngo sheri nshaka iki ngo nshaka igikwembe kandi hari uwugi murembera amaso yenda yaramuhize yaramubuze ashaka ko anakimuha urumva ndavuga undi mukobwa umureremburira ayo maso umugabo rero nawe nukomeza kumutesha umutwe akazasanga undi umureremburira amaso yamuha yakiya cya gikwembe akuguriye n'uzakigurira wa muceri wa karere uzawurya urumva ikintu twirinda induru mu matwi y'abagabo bacu abagabo bameze nk'abana urumva umugabo uramutetesha paka ukamurera mpaka mu masaziro ye biterwa n'ukuntu wamutwaye kugira umugabo nawe guca inyuma madamu ndavuga madamu na Jojo nishyizemo kubera ko ibintu mbababwira nuko nanjye mba nabikurikije kuko mba nje hano mu masaha mba nataye nuko nta kintu mba nabuze cyo gukora ahubwo no kubera ibitekerezo byanyu cyangwa kugira ngo twungurane inama n'ibitekerezo kugira ngo ingo zibashe gukomera neza cyane brother ngize ukuri mubona ko nabirakareme yo nababaye ngiye bitananaraka ubundi reka ngwize ukuri tu umugore uvuye ku kazi nagutura ibibazo ewana akaguha keya ewana akazi kugotesha kabisa zikakuzura ubundi ibindi akabikubwira igikorwa kirangiye yaguhaye keya ni gute icyo kibazo utacyumva grand frère cya petit frère ibintu ugomba kubyumva neza ariko subaye ukiza ngo sheri uziko abana minerivare yabuze kandi nta keya yaguhaye nakugusuhuza kukazibyiriwe gute se sheri byagenze neza umunsi wagenze neza ariko icyambere ni keya akakugusha neza ewana ubundi ibindi bikaza nyuma cyangwa aranaje ngo sheri ngo sheri wiriwe gute ngo nibyo nyine umugabo natashaje kurya arakoramo ikiko kimwe bimunanira asubire ku kazi nimba ari kuri machine umutwe ibyo ari gukora bitangire kwanga bitewe ya stress wisumutera direct ako kanya y'ijambo rimwe gusa so bikoze ejo nabona boss nabona atangiye kumwicira ibintu amwirukana ese uzabaho gute usanga urugo rusubiye inyuma uzabaho gute none nakora nko kwa kundi rimwe bikamunanira umugore ngo wariye hehe ngo hari aho uvuye kandi niwe ubiteye atangiye amubaza baby bimeze bite ngo nibyo nyine umugabo nyine nawe ugasanga bibaye ibibazo yishyizemo mindset ise baby kujya babikora ariko wiriwe gute ngo niriwe nyine ngo sheri ngo banavuye ku ishuri ngo genda babaze none amubwiye ngo baje ngo ngenda babaze sheri ibiryo byahiye ngo genda ubire mu isafuriya ngo genda ubire mu isafuriya kabisa can you imagine nitwe dutera abagabo bacu guhinduka nitwe dutera abagabo bacu toroma mu mutwe ugasanga umugabo yawe toroma ari kujya kurara muri chambre ari kujya mu mahoteli umugabo ari kwirirwa mu nzoga wowe ukahita utekereza ibindi ngo yarananenekira kandi byahiniwe wabiteye yaraye mu nzoga niyo ndaya nta yari kumwe nayo yaraye muri chambre wenyine nta yari kumwe nayo kubera stress ubwe wamuteye noneho biranababaza birababaza byatari ndashimira nanone umuryango cyangwa nk'umupapa cyangwa umumama ashaka umwe afite uburwayi cyangwa ubwandu bwa sida bagashakana kandi umwe ntabwo afite nkagaye abantu batangira guhemukirana kandi azi ko yamwemeye afite ubwo bwandu kumuhemukira rero ni gute ugasanga utangiye kumutera stress uramuhemukiye uramututse ukoze iki kandi wagakwiye umuhiye icyo gituba neza mujye kwa muganga mubyara abana bazima mu miti neza kuko murakundana nta n'umuntu banyuzamo ijisho nta n'umuntu umenya ngo rugo ngo iki ibintu nibyanyowe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe wowe uragenda ubyasasa nashakanye n'umugabo nyarwaye uri kujya ku rubanda umuteza abantu bose babimenya n'abatabizi bakabimenya kandi waramushatse ari wowe gusa uzi ko ayifite uri kujya kuvuga ati twakwirinze umunwa abamama tugira umunwa shaho wagira ngo tugira umunwa wajya barawuturuza
tugira umunwa udusenyera, tugira umunwa wacu watuma tutubaka, umunwa wacu watuma urugo rudakomera. Ndabeshya ewana nibyo kabisa. nawe mugabo nimba uzi ko washatse umugore wafite icyo kibazo ewana mugushe neza, ubu ubizi uzi ati ibibazo afite ni ibingibi ngomba kumugusha neza, mutware neza nk'umuntu ufite ikibazo, ibintu bigende neza. Mujye kwa muganga, inama z'abaganga ziba zihari, babagira inama tibimeze bitya mutwe mubyara abana bazima pe 100%, kandi ibintu bikagenda neza mugatera imbere. Urumva ntagaya n'abamama cyangwa abapapa nimba kuri abashakana bagaswerana bakishimana koko, umwe muri mwe nta n'umwe abwije ukuri, kandi umwe muri mwe azi ikibazo afite, azi ko afite uburwayi, afite ikibazo cy'ubwandu bwa sida, nta mbimubwiye, aramuswa yenda igihe kirageze aranayimuteye, atangiye kumwita umwana, batangiye kwitana ba mwana, undi nawe barasaze urugo, cyangwa undi asanze nafite undi aramufasha nk'ibinini, ugasanga atangiye kurwara turuma. Abo bantu nabo ndabagaye, mumenye ukuntu mwateretana n'abakunzi banyu mabwiza ukuri, kuko iyo mubwije ukuri aranagutwara agakora mariage pipi kandi bwabo rwaba bafite mukabyara mukororoka bitewe n'umubano wo mu rugo wowe wabigizemo uruhare, mwese mubifitemo uruhare. Umugore uruhare cyane rumuturukaho, arinda stress umugabo kabisa. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Kivu Media TV. Ibisanzwe muri kumwe no kwanganya George na Mr. Javani. Ndabasuhuje cyane bivanye naho buri muntu wese aherereye. By the way, ndabasaba gukora subscribe, like, mukande kuka zogera, mutibagiwe na comment, yego munasharinga mu nshuti zanyu kugira ngo zibashe kuryoherwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Ndabakunda cyane. Ingingo turiho rero ni ingingo ivuga ngo ku nsanganyamatsiko yacu iragira ati kwita ku mugore wawe cyangwa kwita ku mugabo wawe w'umugore we. Ariko nanone nkagaruka mvuga nti ubwo none reka mpite mbigarukamo njye mbacangacange. Insanganyamatsiko iragira iti abagore ni twebwe tugira uruhare rwo gutuma abagabo bacu barwara toroma. Ibazo ugasanga umugabo ni ingagari baby, ugasanga umugabo ni miliyoneri ifite ibiceri byiwe, urumva mumaranye imyaka 10 ntumubyarira, wenda wowe mu mugore ni wowe utabyara. Reka mvuge umugabo arabyara, arabyihanganira ntanajya aho hanze, uri kumutera stress, yananda zigira hanze agasanga ya kubita kana yagatera inda ati ya mitungo irajya he kwa wandi wamubyariye se ufata mwana. Ibyo bintu so ari kubitera tukongera ati Imana nitanga urubyaro, tegereza umugabo wawe ke ya imyaka 40 uzabyara. Wowe uri mu biki ko kubaka ari urukundo rwo mu buriri, amagambo tuvuga, ibikorwa twereka abagabo bacu. Tabikoze hanze aha hari abazi kubikora da. For example, nuko nyine ndakana keza mandi kubigisha, bo bakanyoberaho koko ndi Marine nkahita mvuga ati ngo ngwiki hakimuha we nko kubinkorera neza. Ariko baki bantu badukurikira ewa kabisa, umubebe wawe, umugore wawe, umufasha wawe yaguhaye keya mu buriri byagenze neza, wallahi iyo niryo terambere rya mbere mu buzima. Ubwo ibintu ni neza, basore banjye, ba grafrere, ba papa, ba mama, ewa ibintu bigende neza, mu bikurikirane. Ikindi umugabo akunda umugore we, wa mugore wabuteye nk'igitunguru nkuko baravuga, wabuteye nk'ikijumba, wabuteye nk'umuneke, wabuteye nk'igisabo. Urumva baby,
uko uri kose umugabo yagushatse agukunze. Menya kwitegura ku giti cyawe, umenye ukuntu wategura amasaha y'umugabo wawe, umenye ukuntu wategura amasaha ahabwaho igituba, umenye ukuntu wategura karese, umenye ukuntu wategura positeri ugomba kumuhereza, kubera ko ari igihe umugabo mukorera udushya akavuga ati epfo akangaka ari ahantu ndakabona, ariko wakurikiranye Kivume TV uratubona twinshi cyane ugomba kohereza umugabo alayida naragate ko madamu we ni wowe ku isi nemera kandi nkunda cyane. Urumva kuko wabikoze. Ndashimira umugabo umwe navuze mu izina, yaraje hari ukuntu nyine nk'umuntu wenda nimba yicururiza inyanya cyangwa intoryi cyangwa ibitoki nta wamenya, ntabwo ari ngombwa kuza kwamamaza, sibyo kwamamaza. Umugabo yaraje ndamwakira, mu kumwakira muhereza ibyo muhereza, arangije arambwira ati sister simbona kuri Kivume TV ati ko none se koko umugore wanjye mukorera buri kimwe cyose, ko nta kintu mwima kandi mukunda, kandi pe nkaba numva namuca inyuma n'umunsi warimo. Kubera iki? mu buriri mukoraho akihindukiza, ashobora kumpa igituba rimwe mu cyumweru, kandi mu by'ukuri iyo minsi turarana. Hari igihe ndara ngewe ndi muri telefone cyangwa nkarara mu mashini, noneho yakwicura ndi muri telefone akaza akayifata, amaje kumenera telefone inshuro ebyiri. Jojo wa mugabo ndagukomeje, kandi wa mugore nawe nimba ukurikirana Kivume TV isubireho kuko ntago ari byiza. Wumvishe ko umugabo wawe ibaze kuba yarasanze Jojo nimba ndi sexy kuki ataje ngankoreho cyangwa nganirete, ariko yarambwiye ati si wowe ukorera kuri Kivume TV, akugisha inama, angisha inama. Arambwira ati kumba numva umugore wanjye namuca inyuma. Umva icyo kintu ngo kumba numva umugore wanjye namuca inyuma kandi mukunda cyane ngo ariko akaba atanyitayeho. Umva icyo njyana ndumva ndikujya mu mwuka. Mugabo we wubawe, respect, uri umugabo pe wubahwe. Ngaho mbi kujya ataje avuga ati ko se ko niki cyane kiri sex wakibwira kikanyihera, ariko yarambwiye ati si wowe. Arareba none tatuwaje nimba ari publicité ngo ni wowe, ariko ni wowe gutya na gutya gutya koko ngo ko umugore uwo nabigenzane.